Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Fata agapapuro n'agakaramu dukosorane kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ukeneye kwihugura gukoresha igihe neza, jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire ukora ibizamini mu buryo bw'iminota 20, cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga. Ukeneye kode cyangwa kwiga, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura w'ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe. A, ahegereye umuhanda unyerera. B, imbere ipine ryapfumutse. C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo imbere hari hatangirwa serivisi. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni C, ahegera icyago kidasobanuye ukundi. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tujyamo kota n'ibyapa byo ku mihanda. Iyo video narayigukoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. So kuri YouTube channel yanyu yirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikogora. Ku ibyapa akunda kwibaza mu buryo bw'amashusho cyangwa se mu buryo bw'amagambo. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umuyobozi wa velomoteri uhuye n'umwe mu nshuti zawe, agusaba ko wamutwara ukamusiga ku muhanda w'imbere. Ufite imyaka 18 ariko nta ngofero y'ibyago yabigenewe ufite, wamutwara? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Twaye velomoteri huye n'inshuti yawe mwariganye, akagusaba ko wamusiga ku wundi muhanda. Ufite imyaka 18 ariko nta yindi ngofero yo kwirinda ibyago ufite. Ese uba wamutwara? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. A, yego. B, yego usibye urugendo rurerure. C, yego usibye urugendo rugufi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo oya. Hano urabona icyo cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni D, oya. Ntabwo wawemerewe ko wamutwara. Kubera iki? Kubera ko nta yindi ngofero yo kwirinda ibyago ufite, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni casque. Udafite indi casque ntabwo wawemerewe kumutwara, kubera ko umutwaye ubuzima bwawe uri kubushyira mu byago. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ni ikihe cyapa kinyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Tegereze neza bino byapa bitatu dufite. Ese ni ikihe kirimo kikwemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Ese ni icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo nta kirango? Ese ni icyapa A2 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? Ese ni icyapa A20 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? Cyangwa se nta kiso cy'ukuri kirimo? N'ubundi hasi nibyo batubajije. A, bavuze ngo icyapa B3 ndakeka kuri kukibona kino kibanza. B, icyapa A2 ni kiriya kiri hagati. C, ngo icyapa A20 ndakeka ko nacyo uri kukibona. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Bino byapa byose bikaba bikwemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda ugezemo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni A, icyapa B3. Kino cyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere muri iryo sangano ry'umuhanda ugezemo. Ndakeka ko waramusamo A. Ndizera ko waramuze kucyandika ku papuro. Ari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora, kuko murabizi ibibazo biragaruka. Ni ingenzi rero ko wajya ubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbere y'uko ureba iyi video ujya aho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe, ukahakanda. Waba ukeneye kode katubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, aho waba uri hose mu gihugu tukagufatira kode. Waba ukeneye kwiga tukakwigisha aho waba uri hose mu gihugu, kandi ukagerwaho ugakora rimwe
ugahita utsinda. Mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Waba ukeneye kwihugura gukora ibizamini mu buryo bw'iminota 20 nk'ikorwa kuri polisi, ukajya muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga, cyangwa ukajya kuri Google ukandikamo ngo wa3.ibiziga.rw ukihugura kugira ngo nugerwaho igihe nikizakubana ikibazo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo mu gihe telefoni yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Baraguhamagaye utwaye imodoka, ese wakora iki? Ese wakwitwara ute? Akwitaba cyangwa guhagarara ako kanya? B kutayitaba. C gushyira imodoka iruhande ukayitaba? Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B kutayitaba na C gushyira imodoka iruhande ukayitaba ni ibisubizo by'ukuri. Wowe hano urabona icyo kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Harizo cyukuri nta kindi ni C gushyira imodoka iruhande ukayitaba, nicyo kintu uba ugomba gukora, kubera ko murabizi gutwara imodoka uri kuri telefoni ntibiba byemewe aho ariho hose n'umuvuduko uwo ariwo wose waba uri kugenderaho. Aho gushyira imodoka iruhande ukitaba iyo telefoni, wasoza ugasubira mu kinyabiziga cyawe ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni iki wakora mbere y'uko uhindura icyerekezo? Wari uri kujya imbere ushatse gukata ngo usubire inyuma, ese n'icyo uba ushobora gukora? Ese n'icyo uba ugomba gukora mbere y'uko uhindura icyerekezo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. B itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cyukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. Ntiwahindura icyerekezo utacanye ibinyoteri, nibyo bita ngo ni amatara ndangacyerekezo. Ukitegereza neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo, kubera ko ahantu hose ntabwo uba wemerewe kuba wahindurira icyerekezo. Ukitegereza neza rero niba hari biriya byapa biburira bikwemera ko wahindura icyerekezo ukabona kubikora. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Wari wahisemo A bari iso cyukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B bari iso cyukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo by'ukuri bibiri. Ndakeka ko rero wowe waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kigabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Ese ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, n'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bikurikizwa gusa hehe? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A mu masangano, mu masangano ubwo ni ahantu hahuriye imihanda. B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C ibyo byapa bishyirwaho hakurikije intera ibitandukanya, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, na C ibyo byapa bishyirwaho hakurikije intera ibitandukanya, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. We hano urabona izo cyukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Bishatse kuvuga iki? Ubundi iyo ukibona wenda icyapa kibuza utangira kugikurikiza iyo ukikigeraho, cyangwa icyapa gitegeka uraza ukakibona imbere yawe utari kubahiriza ibyo kiri kukubuza cyangwa kiri kugutegeka, ariko waba ukigihitaho kuva aho gishinze kugeza ugihiseho. Iriya nkomane ikurikiyeho iyo umaze kugihitaho uhita ukurikiza ibyo kiri kugutegeka cyangwa se kiri kukubuza. Niyo mpamvu bavuze ngo ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho gishinze, kuva aho gishinze ariko n'inkomane ikurikiyeho
mu cyerekezo uri kujyamo inkomane ikikurikiye wagihiseho icyo cyapa ariko uratangira gukurikiza mu gihe umaze kubyitaho. Bitandukanye na bino byapa biburira kikubwira ngo akazamuko gashinze cyane, bakabikubwira hakiri kare, wakigeraho ukagihitaho ntuhite ugera kwako kazamuko ukagenda intera runaka aba ari hagati ya metero 150 na metero 200 ukabona kugera aho hantu hari akazamuko gashinze. Bino byo utangira kukikurikiza iyo ukimara kugihitaho. Ndakeka ko usobanukiwe impamvu duhisemo B, ndizera ko waramutse ukihitamo. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Aho bagobokera ibinyabiziga ni nko kuvuga ngo kigaragaza ahantu hari igaraje. Ese kirangwa no kuba gifite amabara asate. Video y'ibyapa nyongera nayo namaze kubibakorera, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. A, ubururu, umweru, umutuku. B, umweru, umukara, ubururu. C, umutuku, umweru, umukara. Mu gihe kuri direct tugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza kuso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni B, umweru, umukara n'ubururu. Bira byapa nyongera bafite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. None hano bavuze ngo umweru, ubuso bw'umweru, umukara, ibirango by'umukara, ubururu aba ari umuzenguruko w'ubururu. Ubonye iyo video utari kuyibona kuri YouTube channel, yandikira kuri WhatsApp 0789931626. Iyo video nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi y'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese ni bihe binyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe? Cyavuze ihoni ugahita umenya ko hari ikintu kibaye kidasanzwe cyangwa se ugomba gutita utanga inzira. Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A, ibinyabiziga ndakumirwa. B, ibinyabiziga bikora ku mihanda. C, ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. Mu gihe kuri direct tugira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, ibinyabiziga ndakumirwa na B, ibinyabiziga bikora ku mihanda ni ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Uwi hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza kuso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa za ambulance ndetse n'ibinyabiziga bikora ku mihanda mwumva ko biba bifite ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko rero waramutamo D. Ndizera ko waramutse ku papuro. Tare wahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugenda mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Bira bimenyetso bimurika ari byo mwita ngo ni feruje, ubundi biba bigomba gushyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko biba bishobora gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Ibyo mujya mubibona hano mu mujyi wa Kigali, ukabona barabimanitse cyangwa babishyize ibumoso. Kubera iki? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A, hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B, hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Mu gihe kuri direct tugira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ese no kwera iki feruje bashobora kuzishyira ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Usibye na bino bimenyetso bimurika n'ibyapa ndetse na bira bimenyetso byo mu mihanda, byose bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragarira neza abagenzi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko waramutse ku papuro. Utari wahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoresheje mu masangano y'amahira wanyije agaciro rishyirwa hagana he?
ese riba rigomba gushyirwa he? A, kuri buri nzira. B, hagati y'amasangano. C, iburyo bw'amasangano. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Haho ni kuri D. Wowe hano urabona icyo kuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano niho rino tara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano niho rishyirwa. Kubera iki barikoresha? Bari kwerekana igice cy'ahantu hateza ibyago kugira ngo uruhace urushijeho kwitonda bagashyiraho rino tara ry'umuhondo rimyatsa. Ariko ukibuka ko rino tara ry'umuhondo rimyatsa baba bakoresheje nta kintu riba ryahindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ndakeka ko rero waramusamo D. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Bibutsa ko kode ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 tugufashe ko na kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu tuyigushakira mu gihe gito tukaguha n'imyitozo rero gufasha kwitegura neza. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombeje ibice byinshi atangirira gukurikizwa kirangwa n'ibirango. Kuvuga ibirango ni kimwe no kwanga ibimenyetso by'amabara akurikira: A, umweru n'umukara. B, umweru n'umutuku. C, umweru n'umuhondo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba gifite amabara abiri ariyo umweru n'ubururu. Hano hari ahantu bigeze ubona umweru n'ubururu? Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko ubonye ibyapa biri kukugora ko bakunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho, so kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College urebe iriya video nawe ukoreye amakota n'ibyapa byo ku mihanda urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Mbere y'uko ujya mu kizamini ni ngombwa kwitegura ugakoresha igihe neza ukora ibizamini mu buryo bw'iminota 20 nk'iyo kuri polisi. Yari kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure. Ubwo ni urubuga rwa Rwanda Driving College cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga asigaye nawe ujye mu kizamini igihe kitakubayira imbogamizi. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa akorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira. Ese hagaragazwa ku buhe buryo? Yavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga umuhanda. A, icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30. B, uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30 na B, uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Utari wahisemo D, ndizera ko rero nigiramuka kije urahita ugikora. Kubera iki? Kubera ko igihe hari ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa bakoresha kiriya cyapa kiranga kiba cyanditsemo ngo deviation, kiba gifite amabara abiri ariyo ubururu n'umweru. Ndakeka ko rero hano duhisemo D usobanukiye impamvu. Ndizera ko baramutse bakikubajije noneho babishyizemo urahita ubikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ubugari bwa romoriki ni burenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Iyo ikuruwe n'ibihe binyabiziga: A, igare. B, velomoteri. C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni se ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Hari igihe uzabona kino kibazo neza neza kibaza gutya, ariko duhitemo ko nta kibazo cy'ukuri kirimo. Uzahitamo ko nta kibazo cy'ukuri kirimo mu gihe kuri se bazaba bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Aho ngaho uhita uhitamo D. Bavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, ugahita uhitamo C. Aba ari ingenzi kuba twakosorana kino kizame, ko nk'ako kantu hari igihe bagahinduramo ntubimenye, kubera ko wenda tutakosoranye ikizame ngo nkusobanurire ako kantu konyine baba bahinduyemo, gahita gatuma ikibazo gihinduka. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka. Abana badafite imyaka birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere iriya yegeranye n'iy'umuyobozi w'ikinyabiziga bayicayeho. Abana badafite imyaka runaka, iyihe myaka? A, imyaka 10, B, imyaka 12, C, imyaka 7. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura nta na rimwe aba yemerewe kuba yakwicara kuri iriya ntebe yegeranye n'iy'umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Aba yakubagana, akaba yaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko. Ntabwo bwabya uhita uvuga ati ngiye kujya mu muhanda gutwara ikinyabiziga. Hari ibiba bisabwa cyangwa se bikenewe kugira ngo ubashe gutwara ikinyabiziga mu muhanda biteganywa n'itegeko. Ibiki biba bisabwa? A, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro. B, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. C, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano kiba gikenewe ni iki? Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga rufite agaciro, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, ndetse n'icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Ibyo nibyo bintu bitatu biba bikenewe kugira ngo ubashe gutwara ikinyabiziga mu muhanda biteganywa n'itegeko. Ndakeka ko rero warabusamo D. Ndizera ko waramusikeneye ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A, nyuma y'umwaka umwe. B, nyuma y'imyaka 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nyuma y'umwaka umwe na nyuma y'imyaka 2 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikinyabiziga gishya gikenewe gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Ndizera ko waramusamo B. Ndizera ko waramusikeneye ku papuro. Noneho ibindi binyabiziga nka biriya biba bikora ubucuruzi aba ari nyuma y'amezi 6. Icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga cyo kimara igihe kingana iki? Hano ni ku kinyabiziga gishya. Icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Ku binyabiziga bikora ubucuruzi ni amezi 6, mu gihe ku binyabiziga bidakora ubucuruzi ari amezi 12. Ariko iyo ikinyabiziga cyawe ari gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Ndakeka ko waramusamo B. Ndizera ko waramusikeneye ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ugeze bwa mbere habereye impanuka yo mu muhanda, harimo inkomere, wakora iki? Tegereze neza, imodoka zagonganye, uhageze uri uwa mbere, harimo inkomere. Ese wakora iki? Ese wakwitwara ute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A, gusohora inkomere mu kinyabiziga. B, kubaha icyo kunywa ukabahereza amazi. C, kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro.
harizo cy'ukuri nta kindi ni se kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Nicyo kintu uba ugomba gukora mu gihe ugeze ahabereye impanuka ugasanga hari abakomeretse bikomeye. Ikintu uba ugomba gukora umenyesha impanuka, ugahamagara polisi rimwe kabiri, no guhamagara ubutabazi, ugahamagara n'imbangukiragutabara kugira ngo ize ibahe ubufasha bw'ibanze. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse kandi agapapuro utari wahisemo, ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, cyangwa mu yandi magambo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakidepashije, tuba tugomba gukora iki? Tuba tugomba kwitwara uti? A, tugomba kugabanya umuvuduko. B, tugomba kongera umuvuduko. C, tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi mu gihe kuri direct tugira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano iso cy'ukuri cyanya cyo urabona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, tugomba kugabanya umuvuduko. Mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho tugomba guhita tugabanya umuvuduko. Hari igihe unyura ku muyobozi w'ikinyabiziga ukagira ngo wari umwibukije ko ari kugenda gahoro, agahita yongeza umuvuduko kandi wowe wamaze kujya ibumoso. Ibumoso haba hari kugenda ibinyabiziga biri kuza bibasanga, agahita yongeza umuvuduko akakwima inzira. Biriya biba byabateza ibyago biba birimo n'ibyo kubura ubuzima. Ahubwo mu gihe bakunyuzeho uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kugabanya umuvuduko ukamureka akakunyuraho mu gihe gito, cyangwa se ugakomezanya umuvuduko wari ufite, naho kongeza umuvuduko mugasa nk'abari gusiganwa biba byabateza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zijye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Ese biba bishobora guharirwa abanyamaguru mu bihe bihe? Ayo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B, iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mu gihe kuri direct tuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kuyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ibyo bice biba bishobora guharirwa abanyamaguru iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ubundi umunyamaguru ahantu henshi aba yemerewe kuhaca, ariko iyo wasanze amategeko yerekanwa n'ibimenyetso akubuza, ntabwo waba wemerewe kuhaca. Hagasanga hari nk'icyapa kivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, ntiwahaca. Ariko iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, umunyamaguru aba yemerewe kuhaca. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko ukeneye kwiga umbwira uburyo ushaka kwigamo. Ese ushaka kwiga online cyangwa ushaka kwiga turi kumwe mu ishuri? Ibyo byose biba byashoboka. Iyo uri kure bitagukunda guze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda guze twigane mu ishuri, tukwigisha online. Ariko intego aba ari ugukora rimwe tugahita dutsinda. Rero uratwandikira cyangwa duhamagara ni kuri 0789361626 katubwira amasaha ubona abonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, twizeye ko nugerwa uzakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi kirabaza ngo imbura zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? A, mu nsisiro gusa. B, ahegera inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. Mu gihe kuri direct tugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Bakivuga mu nsisiro gusa ubwo ari ngo
bamenyesha umuyobozi ko bagiye kumujyaho mu nsisiro gusa, ahandi ho ntizibe ziri kumumenyesha. Oya, ahubwo ni mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ubwo nujya mu kizami urakora mu kanya ukabona hari aho bavuze ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, uhita ugihitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko waramutse mode, ndizera ko waramutse kandaga agapapuro utari wahisemo, ndizera ko nijyamuka kije mu kizami urakora mu kanya urahita ugikora. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Kizame kugira ngo ujye ukibonera ku gihe, kanda subscribe hasi. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga tubwira uburyo ushaka kwigamo, ni online cyangwa se turi kumwe, ibyo byose byashoboka. Ukeneye ko twigisha mudasobwa, uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukakwigisha mudasobwa ukajya mu kizamini mudasobwa itakubera imbogamizi. Ukeneye kwihugura gukoresha iminota 20 nk'ikizami cyo kuri polisi, jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw, utangire ukora ibizamini mu buryo bw'iminota 20, cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link wakandaho ikakugeza kuri urwo rubuga. Asigaye wihugure gukoresha igihe neza kugira ngo nugerwaho igihe nikizakubana ikibazo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.